reka dufatanye dusenge. Abatasaraye ubwo ngubwo nuko batasetse. Nakoze cyane Theogene, ariko ibyo atubwiye kandi nibyo. Reka buri muntu wese yisengere, ariko twisengere wibajije iki kibazo. Nimwitegereza muri Bibiliya iteka ryose Imana, burya Imana nayo ijya yitotomba, kitotomba ikavuga ngo nateye uruzabibu, ngo ndaruzitira ndarwuhira, ngo nari ntegereje ko ruzera imbuto rukera imizabibu, ngo rugiye kwera rwera indibu. Ariko nimumbwire koko ngo niki ntakoreye uruzabibu rwanjye? Wera mbuto ki? Wera mbuto ki byo watwigishije? Ko Yesu ni umuzabibu, twebwe turi amashami yatewemo, ndetse bamwe twaje turi amashami avuye hanze y'iminzenze. Niko Paulo yanditse, hari abantu baje ari amashami y'iminzenze ariko barakomeza bera iminzenze. Umuntu yaca ku giti akavuga rero se iri shami ko riteye mu muzabibu ko ndeba ririmo kwera imbuto z'iminzenze zo mu gasozi. Wera mbuto ki? Wera mbuto ki mu rugo? Wera mbuto ki mu kazi? Wera mbuto ki muri korari? Izihe mbuto zawe? Ngira ngo uyu mugoroba buri muntu wese agende yabitekereje, bavuge ngo ariko ndimo ndera izihe mbuto. Kandi yavuze ikintu ko buriya iyo utangiye kwera imbuto bagutera imijugujugu. Maze iminsi mbwira abantu ngira ngo ngiye kurwara icyo bita compassion fatigue. Abayirwaye uwo munsi namwe mwongere mu bitekereze kuko imijugujugu yabaye myinshi. Hari abantu batangaje cyane, naga gutelefona, halo ko nakohereje akanimero kutarohereza amafaranga. Ase uyu muntu muba mu mwenda, hacaho umwanya akaguhamagara ukamwitaba, ariko ubwo se iyi Imana ikureba ibona yamaye. Theogene yavuze nawe ni imijugujugu, hari imijugujugu, amabuye, binyeganyeza. Wenda muri no minsi urimo urageganyezwa cyangwa barimo baragutera imijugujugu, ariko burya bagutera imijugujugu ko hari imbuto bakubonaho. Niba gutera imijugujugu ujye ukomeza wera imbuto. Wari umaze kurambirwa kubera impamvu imwe cyangwa iyindi, kiriya kintu yavuze cyo kubabarira muri ino minsi ngira ngo kiri mu byo tugomba gusengera. Wihanganisha abantu ukagurita rwose icyo kintu, cyane cyane abafite ingo zimeze nabi. Ingo zimeze nabi, nibi wabyihanganira ukageza ryari? Kugeza igihe Yesu azagarukira. Oya bimaze kurenga, ntabwo bishobora kurenga utaragera ku musaraba, ko ntawe barabamba. Rero iyi nyigisho irakomeye cyane, ariko buri muntu wese nibaza imbuto yera. Kandi niba wumva wera indibu ni imbuto. Buriya bajya basoma Bibiliya ukabona ngo nizeraga ko bazera inzabibu nziza zera indibu. Hari igihe twebwe twabaye ahantu twezaga amacunga, twe twahingaga amacunga aho navukiye, nubwo hari mu cyaro ariko twagiraga amacunga. Hari igihe wanaga icunga ukabona rimeze neza kabisa, ukabona ryarize, warica ugasanga n'umuhondo, ariko warifata ukumva rirakomeye ntirikandika. Ayo niyo bita indibu. Sanga umuntu arakomeyemo imbere, inyuma agaragara nk'uweze ariko ntakandika. Reka dusenge Imana, ariko buri muntu wese, kuko twese twahagurutse sindi babwire ngo nimwicare, ariko wumvise ashaka kubwira Imana ngo Mana muzamuriye amaboko umfashe nera imbuto zikwiriye abihari. Kuko Yohana Umubatiza yabwiye abantu ati nimwera imbuto zikwiriye abihari. Dusenge Imana. Turagushimye Mwami Mana yacu, uyu mugoroba buravuze udufashe kumvira. Ntabwo byoroshye kwera imbuto abantu barimo kugutera imijugujugu, ntabwo byoroshye kwera imbuto abantu barimo kugutera amabuye, ntabwo byoroshye kwera imbuto ubuzima burimo kugukamura abandi bakabona yuko ibintu bimeze neza, ntabwo byoroshye kwerera imbuto abantu bakwanga, ntabwo byoroshye kwerera imbuto abantu baguhemukira, ntabwo byoroshye kwera imbuto igihe umufuka uri mu busa. Turasenga ngo abantu bose bari hano, buri muntu wese umwegere umuganirize, kandi ibyo tumaze kumva
bihinduke ubuzima bwacu. Iyi minsi baravuga ngo urukundo rwa benshi rwarakonje, ariko ntabwo rugomba gukonja no mu itorero ryawe. Urambura ikiganza cyawe uvomerere imitima yacu, imbuto z'umwuka zongere zizamuke, imbuto z'umwuka zongere zibe nyinshi, imbaraga zawe zikorere muri twebwe. Wumve gusenga tugusengure ibiganza bigazamutse imbere yawe, nawe uramburira ikiganza kuduha umugisha no kudukomeza mu nzira yawe, mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo, amen.